Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 duhere ku murongo wa 23. Hari amagambo avuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano, nimwakire ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tumaze gusoma mu byakozwe n'intumwa inkuru za Pawulo na Sila ubwo bari mu ivugabutumwa i Makedoniya. Hari aho bageze rero mu mudugudu umwe, bahasanga ni umudugudu wakorerwagamo imirimo y'ubukonikoni, ngo hari umukobwa waraguriraga abantu bo muri uwo mudugudu, ariko kandi byari business nini cyane muri uwo mudugudu, ku buryo ngo byungukiraga abatware cyane bo muri uwo mudugudu. Pawulo na Sila rero ivugabutumwa bakoze bageze aho ngaho, byakoze umurimo ukomeye kuri uyu mukobwa wakoraga imirimo y'ubukonikoni, bigeze aho nawe areka gukora imirimo y'ubukonikoni no kuragura, atangira kuvuga ngo aba bagabo ni abagabo b'Imana kandi ni abagabo bavuga agakiza k'Imana. Amen. Ntarakomeza aya magambo nayakunze. Ivugabutumwa Pawulo na Sila bakoze, umurimo ryakoze muri uwo mudugudu wari wuzuyemo imirimo y'ubukonikoni. Numva natwe mu gihe nk'iki hakwiye ivugabutumwa nk'iryo rigera ahantu abantu bagahinduka. Amen. Numva hakwiye ivugabutumwa rigera ahantu inganda zenga inzoga zikagira ibihombo. Ndabivuze. Impamvu mvuze ibi ngibi ni iki? Ni gute se ushobora kuvuga yuko dufite insengero iburyo n'ibumoso, ariko wajya kure ugasanga inganda zenga inzoga ibihombo, uburyo zunguka, bakora amadeklarasiyo buri mwaka y'inyungu zabo, ugasanga ari hejuru. Izikora ji zigaceceka. Wambwira gute ko icyo gihe haba ari ivugabutumwa ry'ukuri? Ni gute ushobora kumbwira ko hari ivugabutumwa ry'ukuri, inzu zicuruza uburaya zigenda ziyongera mu makaritsiye n'aho dutuye, zifite isoko ryinshi cyane? Ni gute wambwira ko tuvuga ubutumwa urubyiruko rwacu rukaba rusaritswe n'ibiyobyabwenge, abacuruzi ibiyobyabwenge bakakubwira ko ariyo business irimo kunguka cyane? Imana idutabare kandi tugire neza. Pawulo na Sila bageze muri ya mudugudu bavuga ubutumwa, harimo imirimo y'ubukonikoni, harimo imirimo y'ubupfumu, harimo ibintu byose bidashimisha Imana, ariko byungukira abatuye muri uwo mudugudu. Nimujya kubireba murasanga izo ngero mbahaye n'izindi nyinshi muzi, aricyo gihe turimo. Ibintu bidahesha Imana icyubahiro,
ibintu birimo kwangiza ubugingo bwa benshi nibyo bifite inyungu nyinshi muri iyi si ya none. Nyamara insengero ziravuka umunsi ku munsi, nyamara ivugabutumwa riravugwa umunsi ku munsi. Dukwiye kwisuzuma tukareba ivugabutumwa tuvuga umumaro rimariye sosiyete dutuyemo. Ntabwo ari ukugira ngo twuzure insengero, ntabwo ari ukugira ngo tuze tugaragare ko twateranye. Niba hatariho guhinduka ngo ibyaha bishire mu bantu, iryo vugabutumwa rirapfuye, nta mumaro. Aya magambo nayakunze, burya mujye musoma Bibiliya nimugera ahantu mwitse gatoya mugira ikibazo mwibaza. Ngewe nsoma aya magambo nahageze ndibaza ngo kuki Bralirwa na Skol n'izindi nganda zose ku isi, uko umwaka uje uko umwaka utashye inyungu yazo igenda izamuka, kandi abakristo turi 99%, kandi abamenye Imana abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza imibare izamuka. Amatorero ibitabo barandika, bamaze kugira ibitabo byinshi. Icyo kintu wagisobanura gute? Ni gute wambwira ngo urubyiruko, abantu bahangayikishijwe n'urubyiruko rwasaritswe n'ibiyobyabwenge, ari ibyo banywa, ari ibyo bitera, ari ibyo kandi duturanye nabyo, tubana nabyo mu makaritsiye, tubona aho biri hose, ukavuga ngo turimo kuvuga ubutumwa. Ubutumwa budahindura abantu, ubutumwa butagira icyo bukora, ni ubutumwa nyabaki. Ariko kandi nakunze, si cyo kintu nshaka kuganiraho cyane uyu mugoroba, munyihangane ubwo biba byaje nyine, ariko umuntu akagira commentaire. Ntabwo ari cyo kintu agambiriye ko tuganira, ndaza kubabwira icyo turi buganire. Paulo rero amaze gukora iryo vugabutumwa ryamugizeho ingaruka we na Sila. Nta kindi cyaha babarega, nta yandi makosa bakoze, ari iryo vugabutumwa ryahinduye umudugudu bari bagiye gukoramo ivugabutumwa. Biba ngombwa ko babashyira mu nzu y'imbohe, barabakubita, barabababaza, ariko birangira bashyize no mu nzu y'imbohe. Noneho ngo bategeka umurinzi kubarinda cyane. Hari ugukubitwa, bakubiswe. Ntekereza ko babona bakubise barabanoza bihagije. Barangije ngo baterera mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Umurinzi nawe amaze kumva ayo magambo ngo abashyira, bigeze nge sindafungwa ariko barambwiye ngo muri gereza ngo habamo ngo utuntu bita kasho. Hari gereza isanzwe ariko mo indani ngo hakabamo n'utuntu bafungiramo abantu by'umwihariko. Aha hantu niho Paulo na Sila bagiye gufungirwa. Si ukubashyira muri kasho gusa, kandi baranababoha n'iminyururu. Mwumve, abagabo bavuze ivugabutumwa rihindura umudugudu, aho baruhukiye naho ngaho. Hari amagambo turi buganire ngo mu gicuku Paulo na Sila, ni gereza yarimo n'izindi mfungo, ariko Paulo na Sila barasenga, bararirimba, kandi ntibyari binemewe. Urumva, ni mu gicuku, guhanika ukaririmba, guhanika ugasenga, muri ahantu mufungiye muri abantu benshi, n'amategeko yarabibahaniraga. Hejuru y'imibabaro bafite, hejuru y'ingoyi zibariho, barahanika, baribwiriza, bararirimba, ngo iminyururu iradohoka, inzugi za gereza zirafunguka. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo nahaye umutwe uvuga ngo imbaraga zo guhamya mu gihe cy'umubabaro. Imbaraga zo guhamya mu gihe cy'umubabaro. None se ni gute wasobanura izo mbaraga Paulo na Sila bagize, bamaze gukubitwa, bamaze kuzirikwa, bamaze kubabazwa, bamaze gushyirwa ahantu mu kato muri gereza, ariko bakarenga, bagasenga, bakaririmba? Izo mbaraga bazisobanura gute? Bakristo turaganira uyu mugoroba, hari byinshi njya mbona ari nko kwitetesha, ariko uyu mugoroba ndashaka ko tuganira.
imbaraga zo guhamya mu mubabaro. Ni izihe mbaraga wambwira, wasobanurira zo kutihakana Imana mu gihe ubona urupfu imbere yawe? Ndavuga Saduraka na Meshaki na Abedenego. Izo nkuru murazizi. Nta nubwo ryenyegejwe rimwe gusa, ryenyegejwe inshuro 7, ariko icyo kintu muracyumva. Kandi amakuru namenye nuko uzi ko abantu bagiye kubatamo bishwe n'uwo muriro. Mwumve, ariko abagabo barahagarara baravuga ati iyi Mana naho itadukize tuzapfa tuyizeye. Haleluya. Ni gute wambwira ngo umugabo Daniel imbaraga yari afite, bakamubwira ngo Daniel nudahagarika gusenga Imana ya Isirayeli, ngo usenge kiriya kigirwamana cya Nebukadinezari, hariya hari intare zimaze iminsi zitarya, ni wowe ziri burya. Yarangiza agakomeza agasenga. Izo mbaraga zivahe? Ndagira ngo dusubize amaso inyuma, tujye twigira no kubatubanjirije. Uyu munsi abakristo b'iki gihe bibihe dusohoyemo, Mamerive ku cyumweru yigishije ejo hashize, yigishije amagambo y'ubwenge. Abo twari kumwe ahanga sinzi niba mwarayakurikiye. Itorero yaravuze ngo itorero ntiripfa ariko rirapfusha. Itorero ry'Imana ntirirwara ariko rirarwaza. Ariya magambo narayakunze cyane kandi ni amagambo y'ubwenge cyane. Bwoko bw'Imana, uru rugendo rw'agakiza twatangiye ntabwo ari urugendo rw'umunyenga. Nababwiye ngo mu nzu y'Imana, nkunda Imana ko igitanga ifunguro mu buryo butandukanye. Hari ibyubaka umubiri, hari ibitera imbaraga, hari ibirinda indwara bitewe n'aho ugeze. Haleluya. Ushaka kuguha potaje kubera ko urahatambika, ushaka no kuguha impungure kubera ko urahazamuka, ushaka no kuguha imboga zitagira umunyu kubera ko urabyumva nawe. Ibyo byose kandi tugomba nubwo bitaryoha kimwe. Haleluya. Ibyo biryo ntibiryoha kimwe, ariko byose bigira umumaro ku mubiri wacu. Turasabwa kurya indyo yuzuye, turasabwa kurya indyo uzanyura hazamuka ugakomera, wanyura hamanuka ugakomera, waca n'ahatambika ugakomera, ukaba wawe ugakomeza kugira imbaraga. Haleluya. Biradusaba iki rero kugira imbaraga zo guhamya mu gihe cy'umubabaro? Ntabwo ntindahangaha rwose, ni amagambo make ariko Mwuka Wera mfashe yumvikanisha icyo Imana ishaka ko twumva. Ikintu cya mbere muri uru rugendo, kugira ngo tugire imbaraga zo guhamya no mu gihe cy'umubabaro, urasabwa kugira intego y'urugendo. Uhaguruka ugenda ariko ufite intego. Nugenda mu kigare, nugenda utazi iyo ujya, nugenda utazi amahame y'urugendo, nugenda nta makuru y'urugendo ufite, ntabwo uzagerayo. Ikintu cya mbere cyagufasha gukomera cyangwa se guhamya Imana no mu gihe cy'umubabaro, banza ugire intego y'urugendo. Reka mbabaze, ubu ko turi ahangaha twese tuzi intego itwicaje ahangaha. Ni iki kitwicaje ahangaha? Ni iki cyaguhagurukije ku musozi waturutseho? Ni iki cyatumye uza mu nzu y'Imana? Ni iki cyatumye uterana ku wa mbere, ugaterana ku wa kabiri, ugaterana ku wa kane, ugaterana ku cyumweru n'ahandi hose? Ni iki? Ufite intego isobanutse ikubesheje mu nzu y'Imana? Ufite intego isobanutse itumye uhora usiga ibyawe ukaza mu nzu y'Imana? Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ntego nibidasobanutse, urugendo rwawe ruzacagatira hagati, ntabwo uzakomeza.
abantu muri iyi minsi impamvu ubona abantu bagwagwana, ubona abantu badakura nk'uko ejo twize, ntabwo bafite intego isobanutse y'urugendo barimo. Nabonye Imakira ahagurutse agiye, nanjye ndahaguruka ndagenda. Ibyo byabayeho kuri Mukristo n'abanyamugirya nino. Mukristo abayumvisha ijwi rimubwira kuva mu gihugu cy'irimbukiro akajya mu rurembo Siyoni. Arahagurutse aragiye, yigendeye kubera ko yari afite intego yahagiye. Umugabo witwa Nyamugirya nino ati twagiye. Abajije ati urajya hehe? Ati ngiye mu rurembo Siyoni, mpunze igihugu cy'irimbukiro cy'iwacu ahangaha. Ati ati nanjye twagiye. Baraganiriye, ageze mu nzira avuga ati bisi nabivamo. Kubera iki? Intego Umukristo yahagurukanye ntabwo Nyamugirya nino yahagurukanye. Nshuti z'umusaraba ntabwo bari kimwe. Ndabinginga mu mbabazi z'Imana ishobora byose, two kujya tugenda tudafite intego, two gukurikira tudafite icyerekezo cy'aho tujya, two kujya ahantu tutazi, kuko no kuba mu byo tutazi witakaza umwanya wawe. Fata igihe ubanza umenye ibyo ugiyemo. Ariko nibereze noneho abamaze imyaka mu nzu y'Imana. Ushobora kuba umaze imyaka 5, ushobora kuba umaze imyaka 10, iyo ari yo yose. Ikibazo si igihe umaze, ariko ikibazo ufite intego yaho urimo kujya. Intego ikintu icyo ari cyo cyose, reka mbabwire, ubasha kwihangana muri icyo kintu urimo, cyaba urugendo, cyaba icyo urimo gukora. Iyo ufite intego isobanutse nta gucika intege. Haleluya. Ufite intego isobanutse nta gucika intege. Abantu bubatse ingo bafite intego isobanutse yo kubaka urugo, reka nivugire n'ibyo ngibyo, divorce burya ntabwo zaba nyinshi. Mwubatse urugo mukaba muzi ko mufite intego yo kugira aho mugera, nuko komeza uwo muhamagaro wanyu akaba intego yanyu, ntabwo hakabayemo divorce. Umunyeshuri uri ku ntebe y'ishuri kubizi, ufite intego y'icyo ashaka kugeraho n'aho ashaka kugera, ntabwo yakabaye atsindwa. Ntibishoboka. Burya nta bose kuba ntihakagire ubabeshya. Ibintu byose ufitemo intego, ibintu byose ufitemo ubushake, ibintu byose uzi umumaro wabyo, urabishobora cyane. Bajyaho hari abaherekeza abandi. Ni ukuri. Ibintu byose wabamo udafite intego. Iyi ni ingingo ya mbere yadufasha kugira imbaraga zo guhamya no mu gihe cy'umubabaro. Banza ugira intego, intego y'urugendo. Haleluya. Banza ugira intego. Icyo gihe nuhura n'ibibazo, nuhura n'imiyaga n'imiraba, nuhura n'ibikugerageza, kubera intego ufite uzakomeza. Haleluya. Reka twivugire ingingo ya kabiri. Kugira ngo ugire imbaraga zo guhamya mu gihe cy'umubabaro, biragusaba kumaramaza gukurikira Kristo. Twavuze izi nkuru za Paulo na Sila, bari mu mubabaro aba bagabo. Uyu munsi turi mu mudendezo usesuye, ariko bijya bimbabaza kuba turi mu mudendezo usesuye, ariko ugasanga turanzwe n'amaganya, ugasanga turanzwe n'agahinda. Abagabo babaye mu mubabaro ukomeye, babaye mu itotezwa rikomeye, babaye mu icarubozo rikomeye,
bagahamya. Biradusaba kumaramaza gukurikira Kristo, kandi kugira ngo umaramaze mu gukurikira Kristo, hari ikintu namaze kubona. Nanjye ntago nzi byinshi cyane muri aka gakiza, ariko hari ibyo namaze kubona. Kugira ngo ukurikire Kristo umaramaje, uzabashe guhagarara ufite imbaraga no mu gihe cy'umubabaro, hari ibyo ugomba kureka nshuti y'umusaraba, hari n'ibyo ugomba gusiga, hari n'abo ugomba gusiga. Amen. Iki cyo kigoye abagenzi, kurekura utuntu twawe, kurekura twa tugeso twawe, gusiga biragoye. Ariko reka nkubwire, nutagira icyo ureka ngo wigomwe uvuge uti iki ndakigomwe ndakiretse kubwo gukurikira Kristo, ngo iki ngiki ndakiretse kubw'umusaraba wa Yesu, ntabwo uzakomera, uzagira imbaraga zo guhamya. Murokore mu Kristo, wisuzume nanjye nisuzume. Wumva umaze kureka iki mu byatumye uhaguruka ukurikiye Kristo? Ni iki wumva waba wararetse kubw'umusaraba wa Yesu? Hari amagambo ari mu gitabo cya Matayo ibice 19, hari inkuru z'umusore ngo wari umutunzi. Igihe kimwe asanga Yesu, aramubwira ati, mwigishwa mwiza, mwigisha mwiza, nakora iki ngo mbone ubugingo buhoraho? Yesu aramusubiza ati, unyitira iki mwiza, ko mwiza ari umwe wenyine, ari Imana ihoraho. Noneho Yesu arangije aramubwira ati, ariko kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, amusomera amategeko, ntugasambane, ntugakore ibi ngibi, ntugakore ibi ngibi, ntugakore ibi ngibi, byose ari amategeko yose. Uyu muntu nubwo yari umutunzi, yari umukiranutsi, ariko asigaranye akantu kamwe, yananiwe kurekura. Ibindi byose yarabyihanganiye. Nshuti z'umusaraba, kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo guhamya no mu mibabaro, tugomba kurekura twose turiya tuntu twatubuzaga gushyikira Yesu. Yesu arangije aramubwira ati, genda ufate ubutunzi bwawe, kuko yabonaga aricyo kintu kimubase. Yari yamaze kubona ko aricyo kintu yimitse, kandi kugira ngo ukurikire Yesu by'ukuri, nta kindi ugomba kumubangikanya nacyo mu mutima wawe. Ihishurirwa rya Yesu rero kuri uwo musore w'umutunzi, byari ubutunzi yari yarimitse mu mutima we, bwamuberaga nk'ikigirwamana. Yesu aramubwira ngo genda ugurisha ibyo utunze, nurangiza ugende ubigabanye abakene. Uzi ko icyo kintu cyamukomereye cyane, nubwo yateranaga, nubwo yatangaga ibya 10 n'amaturo, nubwo yitangaga mu nyubako z'urusengero, nubwo yaririmbaga muri korali, nubwo yavugaga ubutumwa, ariko ako kantu kamubereye umutwaro ukomeye mu kurekura. Haleluya. Yatashye ababaye kubera ko bakoze ku kintu cyari kigoye. Turasabwa kugira ibyo twigomwa, nshuti z'umusaraba. Turasabwa kumaramaza gukurikira Yesu, kugira ngo tugire imbaraga zo guhamya no mu gihe cy'imibabaro. Ariko kandi nanone tujye tuva mu buzima bwa Bibiliya cyane, tujye no mu buzima busanzwe. Ubu uyu mugoroba uwakubaza ati, nkawe niki waretse ku bwa Yesu? Niki wigomwe ku bwa Yesu? Niki wumva cyarindamu yawe uyu munsi cyakubereye igihombo kubw'umusaraba wa Yesu? Uragifite? Niba ugifite, Imana ishimwe. Kandi niba ugifite, no ku munsi w'amakuba uzabasha guhamya umwami wawe. Amen.
hari inzitwazo muri iyi minsi abantu dufite, ariko burya imbere y'Imana nta rwitwazo dukwiye kugira. Ngo tugoswe n'ibicu by'abahamya benshi bazahagara bakavuga bati ngewe byari bimeze gutya, usanga wowe nta mpamvu wari ufite yo kudakurikira Yesu. Haleluya. Rero kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo guhamya no mu gihe cy'umubabaro, uzisuzume neza, urebe niba hari ikintu ushobora kurekura, niba hari ikintu cyari kigufitiye akamaro wahisemo kwigomwa kubw'umusaraba wa Yesu. Ikindi cya gatatu ari nacyo cya nyuma kugira ngo dusoze, kugira ngo ugire imbaraga zo guhamya mu gihe cy'umubabaro, ugomba kwemera ubushake bw'Imana. Haleluya. Nshuti y'umusaraba, nutemera ubushake bw'Imana ntago uzabishobora iby'uru rugendo. Ubushake bw'Imana yagerageje kubuha igisobanuro, nsanga ubushake bw'Imana ni icyo uri cy'uyu munsi utagizemo uruhare. Icyo uri cyo uyu munsi ariko nta ruhare wabigizemo, icyo ni ubushake bw'Imana. Ubuse ninde navuga ngo ninde watumye mba igitsina gabo? Hari uruhare nabigizemo se? Ninde watumye se uba igitsina gore? Nawe nta ruhare wabigizemo. Ninde watumye se uvukira aho wavukiye? Hari uwabigizemo uruhare se? Hari uwagizemo uruhare se kugira ngo uvukire mu muryango wo kwa kanaka, uyavukire muri uyo muryango wo kwa kanaka? Hari uwagize uruhare se kugira ngo umwe avuke ari mugufi undi avuke ari muremure? Hari uwagize uruhare se kugira ngo umwe avuke ari inzobe undi avuke yirabura? Hari uwagize uruhare se kugira ngo umwe abucishijwe bugufi undi ashyizwe hejuru? Tugomba kwemera ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana ntago tugomba kubugiramo impaka nyinshi. Amen. Kugira ngo tugire imbaraga zo guhamya mu gihe cy'umubabaro, n'ubushake bw'Imana ugomba kumenya ko bubaho. Abisiraheli bajya kuva muri Egiputa, Imana yanze kubanyuza mu gihugu cy'Abafilisitiya, kandi ngo niyo yari inzira ya bugufi, nubwo icyo gihugu cyarimo intambara, ariko ibacisha mu yindi nzira bazagenda urugendo rurerure. Amen. Ntabwo Imana byari biyinaniye guhagarika intambara ziri mu gihugu cy'Abafilisitiya ubwoko bwayo bugatambuka, ariko ubushake bwayo bwatumye banyura no mu butayu, bwatumye bambuka inyanja itukura, bwatumye hariya hose muzi bagiye banyura kubera ubushake bw'Imana. Nshuti z'umusaraba, ubushake bw'Imana rero hari igihe mu itangiro ryabwo bitangira ubona bisharira, bibabaza, ndetse umuntu abyibazaho cyane, ariko ni ubushake bw'Imana. Ariko icyo nakundiye Imana, bisoza ubushake bw'Imana bubaye umugambi mwiza. None se ubwo Imana yabacishaga aho ngaho, ntiyari yarabahaye isezerano yuko ibajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki? Kandi bakigezemo. Haleluya. Nubwo bahuye n'ibagerageza mu rugendo, nubwo bahuye n'ibintu bibarushya, ariko ibyo byose byari ubushake bw'Imana, nta ruhare bari babigizemo. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya ravuga ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira, n'ibyiza si bibi. Haleluya. Ubushake bw'Imana butangira budasobanutse, ubushake bw'Imana butangira buruhanya, ubushake bw'Imana butangira bitanumvikana, ubushake bw'Imana bitangira bitanasobanutse, ariko ku musozo usanga hari ibyiza Imana yaguteguriye. Dukwiye kwemera rero ubushake bw'Imana. Haleluya. Dukwiye kwemera ubushake bw'Imana. Nimushaka muzasome no mu gitabo cya mu ijambo ry'Imana Bibiliya, muzasanga abantu bose Imana yagiye ihagurutsa, benshi ntago babyumvaga,
benshi nta nubwo babonaga inzira. None se isanga Gideyoni n'urugero, imusanze ngo Gideyoni yari umuntu w'umunyabwoba kandi w'umunyantege nke, ariko ubushake bw'Imana ishaka ko bumunyuraho kugira ngo akize ubwoko bwa Isirayeli, kandi ubwoko arangije arabukiza. Ubushake bw'Imana rero bitangira bidasobanutse, bitangira bitumvikana, bitangira bitaryoshye, bitangira bitameze neza, ariko ku musozo iyo bihagazemo neza ubona ko ubushake bw'Imana ari ikintu kiza cyane. Uyu mugoroba rero naje kukubwira, wowe waba uhagaze mu bushake bw'Imana ukabona bisharira, guma mu bushake bw'Imana, wijya kure y'Imana. Ariko kandi nanone naje kukubwira ngo gahunda y'Imana ibintu ntago bihora ari umurongo ugororotse. Nacyo kibazo kirimo gutuma abantu badakura mu gakiza, nicyo kibazo kirimo gutuma abantu akantu kabageraho ukabona isi n'ijuru byarangiye, ukabona kwihangana byarangiye, hafi kuvuga ngo iyo Mana ntayibaho. Mu bakristo bamaze imyaka 10 mu rusengero, mu bakristo batuye Yesu nk'umwami n'umukiza, mu bakristo bazi neza ko na Yesu ubwe yageragejwe, ariko uyu munsi wa none akageragezo gato ntago wagiye muri gereza nka ba Paulo na Sila, nta muntu wagukubise, nta muntu wagufunze, nta muntu wagutoteje, gato gusa ugashaka kwihakana Imana. Ariko Paulo na Sila bakubiswe, baboshywe, bashyizwe mu nzu y'imbohe, barasenga, bararirimba. Bwoko bw'Imana, sinzi muri iyi minsi nge numva sinzi ukuntu umuntu yabigenza ngo abantu bamenye ko dukwiye gukurikira Yesu tutagize ibindi turebaho. Niba koko twaramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, muri iyi minsi sinzi imbaraga umuntu yakoresha kugira ngo umukristo cyangwa se abakristo bave ku cyiciro kimwe bagere ku kindi. Reka mbabwire, uzi ko no gushumba abakristo, mumbabariye kuvuga ngo babana nubwo muri bakuru biravuna. Tekereza wa mubyeyi ufite umwana uhora mu mugongo, atagira igihe ngo azigenze, atagira igihe ngo amushyire imbere agende, cyangwa se ngo agire igihe amutume ahantu runaka, akaba ari wa mwana uhora mu mugongo w'umubyeyi. Uwo mubyeyi murumva ukuntu aba yagowe. Ariko mbinginga inshuti z'umusaraba, nibyo tujya tuza tukabyina tukishima, iyo Imana ivuze ngo bigenze gutya, iyo Imana ivuze ngo bigenze gutya, biratunezeza. Kandi nababwiye ngo Imana yacu ni nziza, imenye indyo idukwiye mu gihe cya nyacyo. Izaho ivuga rwose bikaba sawa, tukabyina tukitera hejuru tugasirimba, ariko nanone birakwiye kumenya ko hari n'ahandi Imana ibishaka kunyura. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yacu ikwiye kuba Imana igihe bimeze neza, nubona habaye akabazo ngo utangire kuvuga ngo ya Mana ntibaho. Hari abagabo bayihamije no mu gihe cy'ibibazo. Dukwiye kumenya guhamya Imana wariye, dukwiye kumenya guhamya Imana washonje, dukwiye kumenya guhamya Imana wambaye, dukwiye kumenya guhamya Imana wabuze ibyo kwambara, dukwiye kumenya guhamya Imana utunze, dukwiye kumenya guhamya Imana udatunze. Imana bagiriye neza. Nta magambo yani mfite arenza ayo ngayo. Nagiye ngo mbabwire ngo mugomba kugira imbaraga zo guhamya Imana uko byagenda kose. Ntuzitere hejuru kubera ko kuri konte hariho akantu, ntuzitere hejuru kubera ko muri stock hari yabasizemo agafuka, ntuzitere na cya gihe stock yabaye vide. Imana igomba kuba Imana mu mutima wawe. Haleluya. Reka mbabwire, mwabyemera mutabyemera, na cyagiye mu mufuka nta mafaranga arimo, Imana izitwa Imana. Na cyagiye waheze ku gisasiro, Imana izitwa Imana.
na cya gihe uzaba urimo gutotezwa, Imana izitwa Imana. Na cya gihe uzaba uri mu bigeragezo bitandukanye, Imana igomba kwitwa Imana. Ubundi tuve muri ibintu by'imiteto, dukomeze urugendo, niho tuzabasha kugerayo. Imana y'amahoro ibagirire neza.